Tewe baranyishe. Batinye kamera, abakristo bazira fati benshi batinye kamera, iyo mutazatinya. Pastor turaguha makuru. Aho niho sore usasa. Oya mwese mwemere kugira. Noneho rero. Umva. Pastor Claude. Yego. Yanyanditseho. Reka mwereke ko. Yego. Reka twumve twahisemo Robert Ramzi. Iyo yajya muri gereza yaza. Jewe nangwa namwe. Yego. Nta wabavuze kuzina. Oya. Uyo Robert bavuze jewe. Ni wowe. Kuko bamaze kuvuga kuri ntahamagawe n'abantu barenga 10. Ukanya gato. Yego. Yego. Abo bantu bose bamagaraga batakumenya ko ndi muzima ko babonye wa mutima ucitse kabiri mucitse kabiri bari bakondwaye bakamenya ko babona ko napfuye. Ikibazo twabajije kandi badusobanuriye uyu munsi wa none ibintu ashinjwa arashinjwa ubwambuzi bushukana mu itoro zirafata ihori church ari naho RGB Rwanda Governance Board yashingiye imwambura ubuzima gatozi ibwambura itoro zirafata ihori church ishingiye twagiye tubona bagiye basoma bavuze amategeko ngo itegeko nimero niri itegeko nimero niri itegeko nimero niri ubundi byari bikwiriye ko RGB yandikira Bishop Harerimana cyangwa yari kwandikira itoro zirafata nk'abafite ubuzima gatozi. Urakoze cyane. Yamusabye ibihumbi 10 yamusabye miliyoni 10 z'amanyarwanda. Birashoboka ko aya mafaranga y'abaratanzwe mu buryo bwo gukorera umurimo w'Imana hari igihe umuntu ahagarara akabona mikoro yaryoshye abantu hari benshi barimo baragenda batanga umuntu nawe akaba yakihagara ati nanje ndatanga miliyoni 10 zo kubaka umurimo w'Imana ariko ejo havuka ikibazo runaka bikitirirwa ko umuntu umushumba yasabye amafaranga. Bisa n'imyigaragambyo bamwe mu bakristo basenyera mu itorero rya Zirafati baba bakoze kugira ngo bashyire influence ku butabera kugira ngo umushumba wabo abe yafungurwa. Twagize gutya tubona ku gihe banditse inkuru bayihuje n'ikirego cya Bishop munsi baho bavuga ko umuntu bahaye X bahaye inyuguti ya X cyangwa amazina ya X ko yaba ari umwe wakoze ibikorwa 80% mu itoro zirafata ihori church mu nyubako y'urusengero rwa Gisenyi rwa Rubavu ko hari ibibanza bibiri Rubavu ko hari ikibanza cyaguzwe mu murenge wa Ndera hari za Gasogi bavuzemo umupasteri yewe rero nka pasiteri nahise mbisamira hejuru ndamumenya ni ikibanza cyaguzwe n'umupasteri Ntambara Emma Igasogi kandi uwo muntu wakiguze turamuzi wowe ikira kibanza ni cya Zirafata X ariko jewe sindi umukozi w'igihe sindi n'umugenza cyaha ntabwo nshinzwe iperereza jewe ibyonzi nibyo mpagazeho 100% ikibanza cyari icya itorero urufatiro rwa Kristo kiza kugurwa hagati ya Grameri na Bishop Harerimana Bosco nahise numva umwe muri abo ngabo wowe ubizi ute ndagusubira mu byo bavuze turi hano kubera iyo problem reka twumve ibyo ukiko ruvuga hanyuma turabona aho dufatira tuvuga yes kuko jewe nishimiye ko uri umujournaliste usanga nkwisabira ikintu kimwe yego ube journaliste wa professionnel wa ku mpande zo kumva kariho turi hanyuma umunsi wa none twishimiye ko mu mpande zo mbere yo kujya mu mihanda muvuge mukora investigation wabonye ku ubizi copy paste uzukuri se ko igihe cyavuze ukuri igihe wowe wasomye ku gihe yego ukora copy paste muri mind yawe yego sibyo yego investigation wakoze ni copy paste cyangwa washatse kumenya ukuri kuri ndani nibyo ngusabira reka baze kubwira reka nanjye hari ugusobwa kubaho hari ukwibeshya ku kinyamakuru pastor reka ngusabe ikintu witwa pastor nta kibazo umunsi wa mbere mvugana nawe kuri telefone nakubwiye ngo oya jewe nta terabwoba nshaka mu hano oya ahubwo mugutunge kamera nawe yego twagiye nawe bagutunge kamera uburyo uzabisubiramo yego Pastor Claude nta utinya kamera bari bakubwira Robert jewe baranyishe batinye kamera abakristo bazira fati benshi batinye kamera iyo mutazatinya
Pastor turaguha amakuru. aho niho sore usaza oya mwese mwemere kugira noneho rero umva Pastor Claude yego yanyanditseho reka mwereke ko yego reka twumve twahisemo Robert Ramzi Niyo yajya muri gereza yazava. jewe nangwa namwe yego nta wabavuze ku zina oya jewe ndamwubaha ko yitwa Pastor jewe titre umuntu yahuriye n'Imana simazi je bamuse Pastor simbizi nanjye sijya wakwise Robert nanjye nabibonye gutyo ndabaza gutyo mubahira kuba Pastor ndamuhamagara nigute mu nyandika mu bintu byanyu ngo napfuye nagize nikiyoka ndashima Imana ko ikiyoka kivanyeho ariko uyu munsi naje hano nkubonye si wowe wampamagara nije nakwiyamagariye yego kugira ngo nkwereke ko ndi muzima ibyo bavuze ko napfuye uyo Robert bavuze jewe ni wowe kuko bamaze kuvuga kuriya ntahamagawe n'abantu barenga 10 mukanya gato yego yego abo bantu bose bamagaraga batakumenya ko ndi muzima ko babonye wa mutima ucitse kabiri ucitse kabiri bari bakondwaye bakamenya ko babona ko napfuye ikibazo twabajije kandi wadusobanuriye watubwiye yuko utigeze urwara imyuka mibi siko watubwiye ebana iyo irananzi nakijijwe imyuka mibi irakuze nakijijwe muri 99 twakoze ibiterane twakoze umurimo w'Imana muri Zion niho torero ryanjye nakijijwe niho wakirijwe na hariya imirimo myiza yego ufite imirimo myiza iyo myuka mibi ntabwo ndindira ko abandi bayirukana yego nawe ubwawe nabahaye ubushobozi bwo kandagira scorpio muzakandagira inzoka na scorpio jewe jenyine ndabyikorera iyo nzo kuvuze barayigarura kuri titire dore kuko bari abanyamakuru yego jewe jenyine sindindira ko basengera yego kuko mfite ubwo bubasha ni Umwami Yesu wabumpaye ufite ubwo bubasha n'Umwami Yesu wabuguhaye ngo bazamenya ijambo ribabatuye jewe ijambo ryarambatuye ibyo bavuga ngo abandi umukozi w'Imana Robert umukozi w'Imana Robert amahirwe hari dore ibitangazamakuru noneho bibaye byinshi na Flash TV dore ngiyi turashaka kumenya nyirizina nk'umukristo wagendanaga na Bishop Harerimana Bosco mwajyanye mu bihugu byo hanze wateguraga ibiterane Bishop akabijyamo uyu munsi wa none ibintu ashinjwa arashinjwa ubwambuzi bushukana mu itoro zirafata ihori church ari naho RGB Rwanda Governance Board yashingiye imwambura ubuzima gatozi ibwambura itoro zirafata ihori cace ishingiye twagiye tubona bagiye basoma bavuze amategeko ngo itegeko nimero niri itegeko nimero niri itegeko nimero niri ubundi byari bikwiye ko RGB yandikira Bishop Harerimana cyangwa yari kwandikira itoro zirafata nk'abafite ubuzima gatozi urakoze cyane nakubwiye ngo muceceke kugira ngo twumvikane Pastor Claude nakubwiye ngo hano turi ni hehe turi ku rukiko tuje kumva iki twese ibyo bintu byose umbwira jewe sindi RGB je nanditse ifite ishingiro cyangwa aho icyo yashingiyeho kugira ngo yandike turabyumvikanaho nawe ni munyamakuru ufite cyabaza niba RGB yaranditse ifite icyo ishingiraho kugira ngo yandike yego uvuga ngo yamuhaye amafaranga ntiyahaye Robert yego yamuhaye uri ariko nawe uremeza ko yasabaga amafaranga mu biciro oya je nakubwiye wowe wambashije mbere abakurikira video baze kuyikurikira ntabwo mbibara ngo iryo turo ndihaye Bishop yego mbara ku ituro ndihaye Imana ibyo rero ni mama waje hano hagira icyo nkwibariza ku ituro ibyo nibyo bibaho tumwihore bitaba ku muntu umwe cyangwa babiri yego umuntu ashobora gushima Imana akavuga ati ntanziki ntabwo biba muri zerafati gusa biba mu matorero menshi ahubwo umuntu wese n'uburyo abyenterpreta ubyenterpreta nk'ubuguzi n'ikiguzi utanze uba wibeshe kubera ko naguze Imana wize urakoze cyane rero Robert yatanga nanjye ndatanga yari ngeze no gutanga imodoka yanjye kubw'umurimo w'Imana ntabwo dutanga kuko ari ikiguzi dutanga dushimira Imana ibyo yadukoreye tunashigikira umurimo w'Imana amen akabazo kanyuma kamatsiko kagiye gufasha buri muntu wese yafata igihe cyo kwiyiriza akadusengera akaba hafi yacu twe tukadanirwa gushigikira umurimo w'Imana ngo ubwami bw'Imana bwamamare butera imbere bwamamare hanyuma Clarisse mu Birigi ndimo dusoza twese tujye no gukurikira gahunda zindi z'urukiko
biravugwa yuko uwamufungishije amubanja cyangwa se yamusabye ibihumbi 10 yamusabye miliyoni 10 z'amanyarwanda. Birashoboka ko aya mafaranga yabaratanzwe mu buryo bwo gukorera umurimo w'Imana. Hari igihe umuntu ahagarara akabona mikoro yaryoshye, abantu hari benshi barimo baragenda batanga, umuntu nawe akaba yakiyagara ati nanjye ndatanga miliyoni 10 zo kubaka umurimo w'Imana. Ariko ejo havuka ikibazo runaka, bikitirirwa ko umuntu umushumba yasabye amafaranga. Uyu munsi wa none mu gihe mu byo turi buze kumva mu rukiko, nibigaragara ko amafaranga yasabiwe mu rusengero cyangwa umuntu yatanze ku bushake bwe cyangwa se yasabwe atabikuye ku mutima cyangwa yasabwe ku ruhande, nidusanga yarasabye ku ruhande, bishop icyo gihe muramwita iki nk'umushumba wanyu? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Twese hano turemeranya ko Imana yaduhishe ibanga. Yego. Umutima w'umuntu ntabwo turebamo. Icyo tuzi nuko nkuko nabisobanuriye, imyumvire y'abantu bitandukanye. Niwumva umwuka wera akubwirije gutanga ikintu muri eglise ukagitanga, nyuma y'igihe runaka situation runaka yakugeraho ukumva ukwiye kubyita yandi mazina, that's you. Uwo ni wowe, niyo myumvire ufite muri ako kanya. Ariko nta gihamya cy'uko ubushize babivuga hari umuntu wakurebye urujisho rubi ngo genda utange. Yego. Rero interpretation z'umuntu cyangwa se uburyo umuntu yahinduye isura y'ibintu ntabwo bishobora guhindura kwizera kwacu, nta nubwo bishobora guhindura ubuhamya dufite kuri bishop, kuko nabibabwiye gutinda kubyara se si ikibazo. Ni cyane. Si ikibazo. Cyane. Hari n'igitutsi kivuga abanyarwanda, abantu bamwe batuka banigura gapfuta byaye. Cyo ni igitutsi kibi cyane. Ubu se ubu nanjye nicare abantu barakabyara bagahora babyara. Nicare mvuga ngo bansabye ikiguzi se, aba bantu bose barabizi. Ituro ry'ishimwe riremewe. Yasengeye abantu benshi batandukanye. Nujya mu buhamya uzasanga narashimye Imana. Ese iryo turo naba naratanze ndi washimye Imana zitwa ko ari ikiguzi nishyuye? Ntabwo ari ikiguzi wishyuye. Hanyuma yego. Jewe mvuze ku munsi wa mbere ninjira mu itorero. Yego. Niyaranze. Zanye n'umuhungu wanjye. Ikibazo ni je ngifite je nyine. Umwana amaze imyaka 4-5. Indege inyana zirahutse. Zirani inyana zahutse. Yego. Umwana amaze imyaka 4-5 atiga neza, buri munsi kuba bari umutwe bya bindi bagomba kumutera inshinga, bakamamagara nkajya muri internet kumufata bakamutera inshinga. Yego. Twinjiye mu itorero atazi ikibazo cy'umwana, ubwo bwa mbere ninjiyemo. Yego. Ariko je nari namubwiye ko nzaza muri itorero rye kuko kumushimira kuko nari naramubonye kuri televiziyo. Oya, gushima ni ngombwa. Ibiri bivuga ababembe 10 bagiye kureba Yesu, bamugezeho barakira, bavuga ati mugende mukire, umwe wenyine ni wagarutse gushima. Gushima ni byiza. Umwanya uragiye. Ninjiye mu itorero ahita abona umwana. Ati umwana ikibazo cy'umutwe kiri he? Afite abana babo banje babiri bakuru. Nakubwiye ko ako kanya nanjye kunsuhuza yavuze Robert yene yampagurukana n'abana banje, ngeze hariya amenyesha ikibazo cy'umwana nicyo cyanditse akabazo k'amatsikoro. Umubyeyi wari wese ukiri aho ngaho bivugwa yuko yari afite ba broka bamubwira amazina y'abantu kugira ngo abahanure. Okay. Byaba ari ukuri? Oya reka tubibaze. Oya ndabona Claude oya baza uve ibyo nibyo abantu baje bavuga, turagira ngo mu binyomoze mwebwe. Claude agiye pembeni. Nanjye ndashaka kuvuga. Yego. Claude agiye pembeni. Urumva Claude agiye pembeni. Oya baza uve impamvu turimo turabaza ibyo abantu bagiye bamamaza. Ariko se ko wambashije ntararangiza ikibazo cy'abashije. Aho ndagira ngo icyo cyumve nacyo gisubize. Cyane. Jewe n'umwana nta numwe wari uzi ko nzana n'umwana, ku buryo nabashije niba twari muri covid bagitangira gusa, nabaza niba bari bunyemerere ko umwana ataragura indangamuntu. Yego. Tugezeyo umwana aramusengeye, uyo mwana kuva icyo gihe kugeza ubu ari muri university, ntarasubira kwa muganga n'umutima. Sinari muzi, ntaba broka narinzi kuko nkubwiye ko twamenya namumenye kuri Zoom kuri televiziyo. Umubroka sinamumenya gute, jewe mu bunyangamugabo bwanjye sinagenda no kumubroka. turi kumwe n'abashaka gutanga ubuhamya, reka ababona bose ibibanya bigenda se. Uyu mwana se wa mureke mbabwire si. Yego. Ibyo bavuga ibyo ari byo byose. Ibyo dushaka rwose abantu turagira ngo abantu bamenye ukuri nyako. Kwa muganga Faisal. Yego. Babwiye mama ngo ningende, nta kintu babona, nta kintu bazigera babona. Ariko ngeze muri Zerafati ndakira, ndi muzima, simperuka kunywa ibinini, nta n'ikinini nimeruka kunywa. Amen.
icyo gihe wari urwaye ute? nagiraga umuriro mwinshi gusa nta kindi kintu. Yego. Uwo muriro nawivuje guhera muri 4e primaire. Nakize ejo bundi. Imiti nanyoye ukuntu ingana ni myinshi pe. Rero mana ndubuhamya bugenda kwiga byari byaranze. Yego. Kwiga byari byarananiye. Rero njyewe kuri njyewe yansengeye atanzi ntacyo kimwe arazi kuri njyewe. Yagusengeye atakuzi nta kintu kimwe yarazi kuri wowe. Yansanze inyuma. Abavuga yuko ngo agira ababroka, agira abantu bamuhereza amazina y'abantu nuko umubeshye. Nkanjye kuri njyewe. Yego. Yansengeye nta n'izina ryanjye azi. Nta n'izina ryawe azi. Yamenye nyuma pe. Okay, simamya yuko n'amazina yanjye njyewe ashobora kuba anayibuka. Biragoye pe. Ariko njye ndabizi neza yaransengeye. Ari amazi nabonye abantu barimo barasebye. Reka mbabwire. Yego. Ari amazi. Nangwa nanje napfuye mpagaze ubundi muzima ababo aya marira sarafu bakitande tuganira urashaka gutangaza iki kwano badukurikira twabakuraye mutaduhamagaye umunsi wanane ndewe mvuze wenda bavuga uti buriya wasanga hari ukuntu oya ntako aba n'abana ni ibihamya bigenda tuzi neza wa mwana uza byaranze ubibona umubyeyi arira aba n'abana bafite ubuhamya aka ni akantu ni nk'agatonyanga mu nyanja k'imirimo Imana yakoresheje Bishop kuri iyaba habagaho ikiguzi uyu munsi yaba ari miliyarderi of course. iyaba habagaho ikiguzi twari agiye dusera bikakunda yaba ari miliyarderi. Hanyuma Clarisse urebye ikibazo si ugusenga, ikibazo tubandare bitumye afungwa uyu munsi. Ikintu cyitwa miliyoni 10 ngo yasabye umuntu kwesha cyundi yakoreshejwe uburiganya n'ifoto y'urukozasoni kuri mama Bishop. Nicyo kintu gishingiweho aha tukibaza ese Bishop yasabaga amafaranga yatangaga igiciro mu rusengero kugira ngo mutange igiciro cy'amafaranga. Niyo mpamvu twabasabye ngo mukanya mu rukiko natwe twese dufite amatsiko. Dufite amatsiko yo kumva ukuntu umuntu ashobora kwita ibintu ayandi mazina. Niyo mpamvu dushaka kumva koko ese ibyo bintu byagenze gute. Sibyo twabasabye na Robert turavuga ngo izindi comment zose twazitanga nyuma yo kumva ibirego tukavuga tuti maybe nukubera impamvu uyu muntu yabyumvise gute. Ariko uyu munsi wa none Claude dutangira iki kiganiro dusa n'abazivuguruza gato oya nibyo kuko nta mwanya twagize oya uko niko kuri kandi mwizanye twababonye atonyanga mu nyanja umuntu wese uri hano abashije kuza n'abari mu mahanga bagize icyo bavuga views zanyu cyangwa micro zanyu zaruha nta kintu na kimwe turi bukatinga ibyo bavuze. Rero ibi ni ibihamya ariko ntaho bihuriye n'ibirego. Dusoza Clarisse mu Birigi dusoza mu gihe byagaragara ko Bishop yasabye uyu muntu amafaranga miliyoni 10 ku ruhande atayamusabe mu rusengero atari amafaranga yo gukora umurimo w'Imana ari amafaranga yamusabye ku ruhande ngamusengere abakristo bitoro zirafatiye church mwiteguye guteranya amafaranga miliyoni 10 ukayasubiza ayo gusa oya reka mbabwize kuri aho kugira ngo icyasha kijye ku mushumba wacu ubutabera twese turabizi ni ubutabera nyine hari igihe bitewe n'ibimenyetso cyangwa impamvu runaka ibintu bishobora kuguhama ariko ibyo ngibyo nimba bibaho ko twayateranya nta n'isegonda byadufata kuko tuzi agaciro k'umushumba wacu kumubumweru kimwe mutubaze iyo imitima yacu yarahanga koro watwaye mikoro amafaranga nakabazo toto abaye ari na fundraiser umuntu ashaka tumukorera twabi yego ndashaka kuvuga kuri mushumba ugakira ni gute nziza turimo turakora ni gute bamwita ngo namwumvise ibyo avuga ni umubeshyi Imana imugire neza imutabare ntago abeshya kandi turamukunda ni umushumba wacu murakoze yego hanyuma naze hano byatangajwe kuri mwebwe n'izingaruka zabagera dusanze subiramo ikibazo cyawe ibyatangajwe kuri we
bavuga yuko wenda yahawe twavuga nk'indongo cyangwa nk'ikibuzo kugira gasagera umuntu biramutse bitangajwe yuko byamutangazweho ari ikinyoma bamuharabitse bimwe mwabyakira we mufite wenda kujurira ku byaba byaravuzwe mbere aho ngaho dufite avoka niwe watugira inama muri ibyo ariko icyo nshaka kukubwira twe nta cyaba kidutunguye ntabwo twaba dutunguye nuko basanze ari ikinyoma ahubwo twatungurwa nuko bavuga ko atari ikinyoma. Inshuti bakunzi mwari mukurikiranye ibi bitangaza bisa n'imyigaragambyo bamwe mu bakristo basenyera mu itorero rya Zerafati baba bakoze kugira ngo bashyire influence ku butabera kugira ngo umushumba wabo abe yafungurwa siko oya ntabwo ari byo twewe twaje nk'abantu babana be tuza kumva ibibazo byiwe kuko kugeza iyi saha nta nubwo twigeze tumenya icyo bamufungiye tugenda tubyumva bihwihwisa ariko twewe twaje kumva urubanza rwe nyirizina twumva ikibazo kirimo. N'ibiki wumvishije byahwihwiswaga? Tewe ibintu negeze numva ku macano yanyu numvise hari ako bavuga ngo hari umuntu ngo yariye miliyoni 10 ngo yaramubwiye ngo amusengere ngo arangije amuca miliyoni 10. Mu by'ukuri icyo kintu ntabwo tukizi muri Zerafate nta muntu yigeze yaka amafaranga twese twagiyeyo tubabaye turushye nta muntu yigeze yaka amafaranga. Iyo wowe ubonye Imana ikugiriye neza ufata ituro ukajya gushima Imana kuko no muri Bibiliya biranditse ko ugomba kugenda ugashima Imana byanyabyo umutima wawe ukuguhaye wakumva ufite ubwo bushobozi kuko Imana niyo ibiduha kandi niyo idukorera ukavuga uti ndaritanze nshima Imana. Rero uriya muntu uvuga ngo yamwatse ngo miliyoni 10 ntabyo rwose ibyo binaramubeshyera kuba itara yakwatse cyangwa nundi wenda bikaba byaba rimwe nta wamenya ariko reka tubasabira Imana ubwo Imana n'ubutabera cyo ntabwo nyemera. None se kubera iki ngewe atayanyatse yabonye ntayo nabona nuko yabonye ko ntayo nshobora kubona. Niba ntabona miliyoni 10 se na miliyoni 5 sinazibona cyangwa miliyoni 2 ariko ntayo yaka. Twese dusengera nk'abana be bitorero iyo baje kandi noneho sinitorero n'abantu b'impande zose baba abasilamu baba katolike baba baki baraza bafite ikibazo akabasengera ntabwo ajya robanura amadini. Ni benshi yagiye asengera ndetse batari nabo muri dini rya Zerafati.